tubahe ikaze bene data. Yesu ashimwe. Nitwa Gildas, abandi umuvugabutumwa kuri Shishoze TV. Ariko uyu ni wa mwanya twongeye kuba ikaze, tubafitiye umutumirwa ukomeye uyu munsi, araza kubibwira. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa se ushaka kutwandikira, wakwandika ubutumwa bugufi kuri 0785 69 51 56. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukatwohereza ubutumwa bugufi. Tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Mushyitsi wacu uyu munsi tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Yego. Mwatangira mwibwira abadukurikiye bakabamenya, ndetse mugakomeza mutubwira n'icyo mwadupfunyikiye uyu munsi. Murakoze cyane, mwami Imana abahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Hategekimana Jean. Ndi umusore ushima Imana. Yego. Imana yangiriye neza, imugakiza kaya ku buntu, nta kiguzi ntanzi. Iwabo w'umubiri ni mu karere ka Ruhango, umurenge wa Mwendo, akagari ka Kigarama, umudugudu ni Kamuzimanganya. Uwiteka abaye intuje inanga mu mujyi wa Kigali. Ibirenze kuri ibyo, umwami Imana aduhana umugisha. Amen. Ijambo nateguye, umutwe narihaye uragira ati siko bizahora ku bategereje Uwiteka. Yego. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo iyo usomye mu Kuva 14:24 aratubwira ngo mu gicuku cya nijoro Uwiteka aritamurura. Ajya yitamurura agakora imirimo n'ibitangaza, kandi ibidashobokera abana b'abantu kuri we birashoboka. Ngo nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe, izakurindira aho uzajya hose, kuko itazagusiga itarakora icyo yakubwiye. Mu Kubara 23:19 haranditse ngo Imana yacu si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Mbese ibyo yavuze no kubikora ntizabikora? Ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, kandi nawe yawubahaye ntawubasha kuwukura. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi 37, turahera ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, kandi ntugirire ishyari abakiranirwa. 2, kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi buzuma, nk'igisambu kibisi. 3, wiringire Uwiteka ukore ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava. 4, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iyo wiringiye Uwiteka ajya guha icyo umutima wawe ushaka. Nasomye ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 48:11 riratubwira ngo kubwanjye nzabyikorera, ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Haleluya. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Yesaya 49:15 haranditse ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire wo yibyariye? Ngo icyakora cyo bamwe muri bo babasha kwibagirwa, ariko njyewe Uwiteka Imana ntago nzabibagirwa. Haleluya. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo usomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Matayo 8:25 haranditse ngo nuko baraza baramukangura. Bakimara kumukangura baramubwira bati databuja dukize kuko turapfuye. Nuko Yesu arangije arababaza ngo niko mwaba afite kwizera gukeya mwe? Imana ishimwe. Ni igiki kibateye ubwoba? Haleluya. Ngo nuko Yesu arangije arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja, byose biratuza rwose. 27 haranditse ngo nuko abantu bose baraza baratangara cyane, baravuga bati uyu ni muntu ki umuyaga n'inyanja byumvira? Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yesaya niwe wavuze amagambo akomeye cyane 48:11 aravuga ngo kubwanjye nzabyikorera. Imana ishimwe. Ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Ibi
ibikugoye Imana izabyikorera, ibikuruhije Imana izabyikorera, ibikunaniza Imana izabyikorera. Byashoboka yuko ureba ukabona nta nzira, ariko Imana yo yishakira inzira. Haleluya. Byashoboka yuko ureba ukabona nta buryo, ariko Imana ijya yishakira uburyo. Haleluya. Yobu niwe wavuze amagambo akomeye cyane, 42, aravuga ngo ariko Mana nzi yuko ushobora byose. Haleluya. Ngo kandi nzi neza ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, Imana yacu ni karuhura. Yesaya yavuze amagambo akomeye cyane. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesaya 49 niho dusanga amagambo avuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, uko umugore atakibagirwa umwana yonsa, niko n'Imana itareka abana bayo. Haleluya. Zaburi 53 hatubwira ngo iki? Ngo Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Haleluya. Imana yacu izaza ku mugabo wayubashye ntabwo izaceceka. Imana yacu izaza ku musore wayubashye ntabwo izaceceka. Imana yacu izaza ku mukobwa wayubashye ntabwo izaceceka. Haleluya. Imana yacu ni karuhura, Imana yacu ni umubyeyi. Haleluya. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka arangije aririmba agakorasi kavuga ngo ntabwo yaturetse, ntabwo yatwibagiwe, nubwo bimeze bityo ni Imana nyamana. Ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, nubwo ureba ukabona ni urugamba, nubwo ureba ukabona nta buryo, ariko Imana y'amahoro ni umukozi w'umuhanga. Imana yacu ni karuhura, Imana yacu igira neza. Iyo usomye mu gitabo cya Zaburi 68 ku murongo waho wa 6 na 7 haranditse ngo haleluya, haranditse ngo Imana yacu iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi kandi ni se w'abapfakazi. Imana yacu ibohora imbohe zibushye ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu kandi ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Haleluya. Imana yacu ni umubyeyi, Imana yacu igira neza uko bwije n'uko bukeye. Iyo usomye mu gitabo cya Zaburi, haleluya, Zaburi 91 hatubwira ngo iki ku murongo waho wa mbere haranditse ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose. Haleluya. Ngo Uwiteka azamurinda, ngo Uwiteka azamubundikiza moya ye. Haleluya. Hepfo gato hakavuga ngo abana inzovu 1000 bazagwa iruhande rwawe, uzabirebesha amaso yawe, ariko ntibizakugeraho ubona ibihembo by'abanyabyaha. Haleluya. Mu gitabo cya Yesaya 51:21 hatubwira ngo iki? Yesaya 51:21 haranditse ngo nuko noneho rero umva ibi yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, aricyo igikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki zawe, ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'inzira. Ariko icyo nkundira Imana y'amahoro, twebwe yatwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Izaza ntabwo izaceceka. Haleluya. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka arangije aririmba, umuririmbyi arangije avuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya. Tunejejwe n'Imana mu mutima wacu. Haleluya. Kuko urukundo rw'Imana idukunda ni rurerure cyane. Haleluya. Undi muririmbyi yuzuye umwuka araririmba agakorasi gato cyane kavuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda
ntawarurondora. Haleluya. Urukundo rw'Imana idukunda ni rugari, urukundo rw'Imana idukunda ni rurerure cyane. Haleluya. Byashoboka yuko ureba ukabona nta nzira, ariko Imana ijya yishakira inzira. Yobu niwe wavuze amagambo akomeye cyane, Yobu 14:7. Haleluya. Erega haracyariho ibyiringiro by'uko igiti cyatemwa ariko kikavaho kikongera kigashibuka. Haleluya. Rero nawe wareba ukabona nta nzira, ariko Imana y'amahoro yishakira inzira. Wareba ukabona nta buryo, ariko Imana yishakira inzira. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi Imana y'amahoro igira neza uko bwije nuko bukeye. Umuririmbyi niwe wagiye mu mwuka aririmba agakorasi gato cyane kavuga ngo ntabwo yaturetse, ntabwo yatwibagiwe, nubwo bimeze bityo ni Imana nyamana. Ntabwo nawe yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, nubwo bimeze gutyo ni Imana nyamana. Ni Imana ijya ihindura amateka, ni Imana ijya yigaragaza nk'Imana, ni Imana ijya ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Mu Kuva 14:24 dusangamo amagambo avuga ngo mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cya nijoro Uwiteka agira gute? Ajya yitamurura. Haleluya. Byashoboka yuko ureba ukabona nta nzira, ariko Uwiteka akakwitamururira. Haleluya. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu niwe wigeze avuga amagambo akomeye cyane, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimutsange ndagira gute? Ndabaruhura. Haleluya. Amagambo yayo yabaye muri wowe, igiseruka nk'Imana ikamenya ibyo ukeneye. Haleluya. Imana yacu igira neza uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Imana yacu igira neza. Haleluya. Nabonye umuririmbyi niwe wuzuye umwuka ararimba, umuririmbyi uvuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza, kandi uwo mukunzi mwiza niwe ujya ukuruhura. Haleluya. Iyo ugiye mu gitabo cy'indirimbo mu ndirimbo zo gushimisha Imana, mu ndirimbo z'agakiza, niho dusanga umuririmbyi uvuga ngo iby'Imana ikora bigira gute yemwe? Ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Ni umuririmbyi wa 45. Haleluya. Mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, arirwo rukundo rw'izo ngoyi zezaneye kubimbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Haleluya. Twabonye umukunzi mwiza. Uwo mukunzi mwiza ni Yesu Kristo. Uwo mukunzi mwiza niwe ujya umenya ibyo ukeneye. Uwo mukunzi mwiza ajya aseruka nk'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Twabonye umukunzi mwiza. Uwo mukunzi mwiza niwe ujya useruka akaturengera. Haleluya. Byashoboka yuko ureba ukabona nta nzira, ariko Imana yacu ni umubyeyi. Imana yacu igira neza. Haleluya. Imana yacu ni karuhura. Haleluya. Iyo usomye muri Zaburi, mu gitabo cya Zaburi 37 ku murongo w'8 handitse ngo iki? Haranditse ngo reka umujinya, reka uburakari, ntuhagarike umutima, kuko icyo ngicyo kizana gukora iki yemwe? Kizana gukora ibyaha gusa. Haleluya. Imana ituganze, kandi Imana y'amahoro iturengere, kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Haleluya. Igira neza, igira neza uko bwije nuko bukeye. Yageze kwa Yayiro ibitagendaga biragenda, yageze kwa Budodomo amateka arahinduka. Nawe rero byashoboka yuko ureba ukabona nta nzira, ariko Uwiteka akaguhindurira amateka. Umuririmbyi niwe waririmbye agakorasi kavuga ngo mu rugendo n'ingenda nzajyana na Yesu. Mana yanjye mu rugendo n'ingenda nzajyana na Yesu. Umugabo wagendanye na Yesu, Yesu ajya mugabira. Umusore wagendanye na Yesu, Yesu ajya mugabira. Umukobwa wagendanye na Yesu, Yesu ajya mugabira. Umubyeyi wagendanye
yagendanye na Yesu ajya amugabira. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe, igira neza uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Yesu wa niwe wavuze amagambo akomeye cyane. Ni mu gitabo cya Yesu wa 1:9. Mu gitabo cya Yesu wa 1:9 haranditse ngo haleluya, mbese si njyewe wabitegetse. Imana ishimwe ngo nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Mbese si yabitegetse ko izakurengera, mbese si yabitegetse ko izagutabara, mbese si yabitegetse yuko izakugaburira, mbese si yabitegetse ko izagutuza mu mujyi wa Kigali. Haleluya. Imana ishimwe ngo nubwo bimeze gutyo, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe. Haleluya. Iyo unyarukiye hariya mu Itangiriro ibice byaho ni 28 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haleluya. 28 handitse ngo iki? Haranditse ngo dore ndi kumwe nawe. Haleluya. Itangiriro 28:15 ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kuko ntazagusiga ntarakora icyo nakubwiye. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana muri habwe icyubahiro. Haleluya. Igira neza uko bwije nuko bukeye. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 12 ugahera ku murongo waho wa mbere ukageza kuri 3, handitse ngo iki? Haranditse ngo nuko Uwiteka Imana yohereza Aburahamu i Kanani, arangije aramubwira ngo mva mwana wanjye, siga so na nyoko, siga umuryango w'iwanyu, ngwino nkwereke igihugu nkujyanyemo, kandi icyo gihugu nicyo nzaguheramo umugisha. Abakwifuriza umugisha nzabaha umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka ararima ngo kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uwiteka yatwohereje aho turi nagaruka ari impanuka, ahubwo nuko yari yabigambiriye. Haleluya. Ahanga Uwiteka yabwiraga Aburahamu ngo siga so na nyoko, ngo siga umuryango w'iwanyu, ngwino nkwereke igihugu nkujyanyemo, kandi icyo gihugu nicyo nzaguheramo umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Icyo gihugu Uwiteka yakujyanyemo ubwo nuko nicyo azaguheramo umugisha. Oya wowe wikijujutira ubuzima urimo, kuko Uwiteka arabuzi. Haleluya. Niba umuririmbyi yaririmbye akavuga ngo ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe. Haleluya. Nubwo bimeze gutyo n'Imana igihindura amateka. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ahanga Uwiteka yoherezaga Aburahamu i Kanani. Oya reba nawe ahantu Uwiteka yakohereje, reba nawe ubuzima urimo Uwiteka yagushyizemo. Oya wibwijujutira, kuko Uwiteka yabuhindura. Haleluya. Ijambo ritubwira ngo iki? Ngo kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo kare impundu zikagira gute? Zikavuga. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igira neza. Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ni umubyeyi. Igira neza yemwe. Haleluya. Oya reka mvugane n'umuntu ubona nta nzira. Byashoboka yuko ureba ukabona nta nzira imbere yawe, byashoboka yuko ureba ukabona yuko birangiye, ariko haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Byashoboka yuko ureba ukabona inzira imbere yawe neza hari uruzitiro, ariko Imana ijya yishakira inzira. Haleluya. Byashoboka yuko ureba ukabona imbere yawe hari amahwa akomeye, ariko Imana igikuraho ibyo byose. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi Imana y'amahoro ihabwe igira neza uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Haleluya. Reka nibwirire umuntu ubona yuko byarangiye. Haleluya. Yobu yavuze ngo iki? 14:7 niho twasanze amagambo avuga ngo erega haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amina. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igira neza. Haleluya.
umuririmbyi niwe wuzuye umwuka, aleluya. Arangije aririmba agakorasi gato kavuga ngo iyo ngo yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nahimba. Iyo ngo i Karuvari yarayabambye, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nahimbazwe, aleluya. Ku buzima bwawe Uwiteka yakubambiye amahema. Nubwo bimeze gutyo, Uwiteka yakubambiye amahema. Abarozi baba benshi ariko Uwiteka kubambira amahema. Abakugambanira baba benshi ariko Uwiteka yakubambiye amahema, haleluya. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro, haleluya. Igira neza uko bwije nuko bukeye, haleluya. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka, arangije araririmba, haleluya, ngo nimuze dutegereze igitondo, dutumbire igitondo, twiringire rata, haleluya. Iyo wiringiye Uwiteka ugategereza igitondo, Uwiteka ajya aseruka nk'Imana, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi 118 umurongo waho wa 17. Zaburi 118 umurongo waho wa 17. Imana yacu ishimwe. Handitse nguki, reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 118 umurongo wa 17 haranditse ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze, haleluya. Ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama. Nawe rero nturebe ngo nuko bimeze gutyo, ntabwo uzapfa uzarama, kuko urukundo Imana igukunda ni rurerure, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi 37 umurongo waho wa 16. Zaburi 37:16. Reka dusome umurongo wa 16, haleluya. Imana ishimwe. 16 haranditse ngo amina. Aranditse ngo ibike umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Igira neza. Imana yacu n'umubyeyi, Imana yacu ni karuhura. Ubike umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Oya wowe wireba ubuzima urimo, kuko Uwiteka yabuhindura. Wireba ngo nuko bikomeye, Uwiteka yakugirira neza, haleluya. Uwiteka agufiteho umugambi mwiza, haleluya. Imana yacu igira neza uko bwije nuko bukeye, haleluya. Reka turirimbeho gatoya uyu muririmbyi wa 40, umuririmbyi wa 16. Amina. Imana ishimwe. Umuririmbyi wa 16 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, amina. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro, rikabatinyura umutima ukomeretse. Niryo riwukiza ushonje rirawuhaza, riruhururu ushonje nawe ushonje rirawuhaza, riruhururu niryo ngabo yanjye nziza. Iwo rinkingira n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa, n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa. Uri umutambyi nemera, n'umwami unegeka, n'umungeri gendagira nk'inshuti nizera.
ni wowe bugingo bwanjye, kandi kuri wowe niwo nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira, niwo nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira. Imana ishimwe, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Twabonye umukunzi mwiza, uwo mukunzi mwiza ni Yesu. Haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, igira neza uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Muri ijambo ryatubwiye nguki hariya twasomye muri Zaburi 37 umurongo wa 6 ngibike umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi. Haleluya. Bw'abanyabyaha benshi. Iyo usomye muri Zaburi ukomeje ukagenda hariya ukasoma ku murongo waho wa 25 handitse nguki, haranditse ngo nari umusore, haleluya, none dore ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Haleluya. Oya, nawe nubwo bimeze gutyo ntabwo Uwiteka yakuretse, nawe nubwo bimeze gutyo Uwiteka agufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka yaririmbye agakorasi gato cyane kavuga ngo kunda gusenga ibindi nukubeshya, maze wirebe ni byiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amaga. Iyo kunda gusenga ibindi nukubeshya, maze wirebe ni byiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Haleluya. Oya, kunda gusenga mu ntambara, urimo kunda gusenga mu makuba, urimo kunda gusenga, nubwo bimeze bityo kunda gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Haleluya. Oya, reka nkubwire ngo Imana yacu igufiteho umugambi. Oya, wowe wikiganyira. Haleluya. Kuko umuririmbyi niwe wavuze ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira. Haleluya. Oya, reka nkubwire ngo byashoboka yuko bimeze gutya ariko Uwiteka akaguhindurira amateka. Haleluya. Imana yacu ni umubyeyi. Haleluya. Imana yacu ni karubura. Umuririmbyi niwe wavuze ngo Imana yacu ntabwo ireba nk'abantu, kandi ntabwo ikora nk'abantu, kandi ntabwo ivuga nk'abantu. Haleluya. Imana ishimwe, kandi Imana y'amahoro yabwe icyubahiro. Iyo usomye ijambo ryayo dusanga mu Kubara 23:19 hatubwira nguki, mu Kubara 23:19 haranditse ngo Imana yacu si umuntu ngo igere gute yemwe ngibeshye, kandi Imana yacu si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo mbese ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Sema haleluya. Ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, kandi nayo yawubahaye, ngo ntawubasha kugira gute yemwe, ntawubasha kuwukura. Imana yacu ishimwe, kandi Umwami Imana abiteho. Haleluya. Umwami Imana abahereza umugisha. Haleluya. Imana yacu igira neza. Haleluya. Imana yacu ni karuhura. Imana ishimwe, kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi. Haleluya. Zaburi 91. Zaburi 91. Reka dusome Zaburi 91. Haranditse ngo uba mu rwisho rwisumba byose azama mu gicucu cyishobora byose. 2 ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. 3 kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura.
Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uba mu rwisho rw'isumba byose Uwiteka azamurinda, uba mu rwisho rw'isumba byose Uwiteka azamugaburira, uba mu rwisho rw'isumba byose Uwiteka azamwambika, uba mu rwisho rw'isumba byose Uwiteka azamutabara. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, Imana yacu igira neza, Imana yacu ni umubyeyi. Haleluya, Imana yacu igira neza yemwe. Haleluya, ijambo rikatubwira ngo kuko yadukunze akaramata. Icyo ngicyo nicyo na Uwiteka azagira gute yemwe, nikizadukiriza. Kuko yadukunze akaramata, icyo ngicyo nikizadutabarira. Kuko yadukunze akaramata, icyo ngicyo nikizakurengerera. Kuko yagukunze akaramata. Oya wireba ngo nuko bimeze gutyo, Uwiteka agufiteho umugambi mwiza. Haleluya, Imana yacu igira neza, Imana yacu ni karuhura. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Haleluya, Yobu ibice 7 hatubwira ngo iki? Iyo usomye ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu ibice 7 haranditse ngo mbese umuntu akiri muri ino si, haleluya, nabafashe igihe mu ntambara. Imana ishimwe, byashoboka yuko izo ntambara uzirimo, ariko se wowe bimeze bite? Haleluya, mbese umuntu akiri muri ino si nabafashe urugamba mu ntambara, abafashe igihe mu ntambara. Ariko 42 hatubwira ngo iki? 42 hatubwira ngo ariko Mana nzi yuko ushobora byose. Haleluya, kandi nzi yuko nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Imana iragukunda, Imana igufiteho umugambi kandi Imana ikwitayeho. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, igira neza yemwe. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, nkweretse ayi Data wa twese ubwoko bwawe. Ndagusengeye bagirire neza, bahereza umugisha, bagurira imbago nk'uko azaguriye Yabesi. Duko dusengeye igihugu cy'u Rwanda nacyo ntukiteho ayi Data wa twese. Eka tubone neza yawe, tubone kurengerwa nawe, kuvugirwa nawe none n'iteka ryose. Urakoze urakarama. Amen. Murakoze cyane umuvugabutumwa wacu, turagushimiye. Mutugejejeho ijambo rikomeye kandi rihumuriza imitima y'abantu. Nawe ukurikiye Shishoza TV turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe, ariko nkurarikira ikiganiro cyo gutaha yuko wakora subscribe kugira ngo ugire urushaho gukurikirana ijambo ry'Imana.